Reka twongere tubasuhuze abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye. Nongeye kubasuhuza, ubona kuri screen zanyu ni Clever Bemba, mukomere cyane kandi mukomeze mugubwe neza, mugire imana n'amafaranga. Ndaje rero mbazaniye amakuru y'umuriro, amakuru mutasanga ahandi uretse hano ku Intare Official. Nanasuhuza abantu bose bamaze gukora subscribe ku Intare Official, aho mwagiye mudukunda, yaba Kijana Machachari nanjye Clever Bemba. N'ubu ngubu urugendo tukaba tukiri hamwe, narabashimira kwa tumaze kugira ibihumbi 8 maze gukora subscribe. Ni amahirwe akomeye, mukomeze musharinge kandi dukomeze tugendane tubahereza amakuru y'umwimerere. Reka nsuhuza mugenzi wanjye Mwana Ndake uri Gicanga, yajyanye na Gavana bakoze urugendo. Nge murabizi Clever Bemba nagombaga kujyayo, ariko mfite petit frere urwaye urembye ku buryo ntagombaga kumusiga ngo nanjye mbashe kujya mu rugendo. Ariko ndamya nashidikanya ko ibyo Kivi Wacu Info azatuzanira n'ubundi muzanabisanga hano ku Intare Official, kuko n'ubundi tuzaganira nawe aduhereze ku mayange. Nabonaga n'ubundi ngenda nganira n'abari abajenali bagiye biripotinga, bari abahakiza Alias Muronda, bitwa ba Ertia, bitwa ba Yves, aho bari Gicanga nagendaga nganira nabo n'ubundi kuri telefone, banampereza n'andi makuru n'ubundi ngiye kubasangiza, banambwira n'ubundi uburyo hariya iwabo umwo bavuye uko byitwaye. Ubu no harimo gusubiranamo kutoroshye hagati y'abari abajenerali autoproclamé muri za Wazalendo ndetse n'abari abakorana nabo zirantera hamwe. Urabizi ko bose ari ibivume bakorana n'ubundi muri ya gahunda yabo yo gukomeza kwica abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bagakomeza kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi. Mwabonye n'ibyo ari gukora abanyamurenge hariya muri Uvira, aho bakomeje kwicwa. Ni ukuvuga ngo nabo mukomeze muwasengere, kuko urabona ko muri Uvira birakomeye. Abavuga ururimi rw'ikinyarwanda noneho byaza by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bakaba bamerewe nabi cyane, bari gutwikirwa amazu n'ibindi bikorwa nk'uko mwagiye mubibona abari muri groupe zacu. Reka twikomereze n'ubundi tubabwire amakuru uko byitwaye hariya muri Bashari Mukoto. Ni ibintu byakomeje guhinduka, naho abarwanyi ba Nyatura iyobowe na General autoproclamé Jean Marie Bonane bavuze ko nta ruhare bagize mu bitero bya Kinshasa byaga byariya kuri Zabibwe, Kitso, Nyange na Hembe, ibitero byakoreshejwe indege, drone ndetse na Sokoi 25, harimo drone CH-4 bikica abaturage. Kuko umuvugizi mu bya gisirikare wa General Jean Marie Bonane yavuze ko FARDC na FDLR aribo bahamagaje indege ndetse na drone. Ngo ikibabaje cyane nuko muri ya bitero bya drone byabashije kuba hariya muri Bashari Mukoto, muri ya bitero bya drone ababasiriwe n'ubundi ari abaturage bo muri iriya miryango n'ubundi ya ba Nyatura. Donc ugasanga ko umuntu ise niwe wapfuye kandi nawe ari hariya muri Nyatura, ugasanga nyina niwe wapfuye ari hariya muri Nyatura, ugasanga ko n'abavandimwe n'ubundi bagiye bapfa nabo, ugasanga ko bamaganye cyane kiriya gitero. Ndavuga bari abo kwa Jean Marie Bonane, biriya bitero byakozwe na FRDC byo kugaba ibitero kuba civile hariya muri localité ziriya hariya Zabibwe, hariya muri groupement Bashari Mukoto, muri sheferi ya Bashari Kayembe. Banashimira, reka mbabwize ukuri, ejo bundi mwabonye Senko na SS bashimira mama 23 ku bufatanye donc bayishimira mu bwitange, bashimira Serpira yo kwa Toma Lubanga, bashimira donc Serpe, bashimira Twirwaneho, bashimira mama 23 kuri buriya bufatanye n'ubundi bwo kugira ngo bahagarike buno bwicanyi n'ubundi bukomeje gukorerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abaswahilofone hano muri Est murasirazuba bwa Kongo. Ubona ko ari ibintu bibabaje. Ariko Senko ni inama y'abepiskopi gatolika muri Kongo, baza gushimira bagaya cyane Monisco, bagaya cyane FRDC n'abafatanyabikorwa babari bo Wazalendo, ariko bashimira Serpe, Twirwaneho, M23 uburyo yo iri kubyitwaramo mu kurengera abaturage. Ubu ngubu uno mutwe n'ubundi bawita ngo niba ari INCDH. INCDH ni umutwe uyobowe na General autoproclamé Jean Marie Bonane, utazi kwandika O, ntabwo azi kwandika A, ntazi kwandika rimwe, ariko ni General autoproclamé.
anagaya cyane ibitero bya FARDC ifatanyije na FDLR bagabye ku baturage bakoresheje indege, kuko mu babigabweho harimo na famiye z'aba banyatura babashije gupfa. Nababwiye ko nk'ariya ku Ihembe hari abantu bararaga mu rusengero ngo bari mu cyo bita ngo ni bya bindi kurara basenga, sinzi uburyo babyita, ngo niba ari amakesha, baza kugabwaho ibitero by'indege nabo bakiva muri ayo masengesho. Mu gitondo saa 9:17 indege ya FARDC iraza, b'abaturage bose baravuye mu rusengero hariya ku Ihembe, bose barapfa. Uri kumva yuko ni ibikorwa FARDC vraiment twavuga ntawe utabigaya. Reka dukomeza n'ubundi turebere hamwe amakuru aturuka muri Nyange na Bibwe. Nuko Kinshasa ikomeze kwigamba ikavuga yuko yabashije gukura intare za Sarambwe cyangwa M23 mu birindiro byazo, ariko aya makuru twaje kuyasesengura, tunahamagara, tunavugana n'imboni zacu ndetse n'imbere ku rugamba, tunavugana na za Wazalendo, batubwira ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. N'umuturage nabajije kuvugana nawe n'umwe mu bo muri Croix Rouge ya Congo, yatubiyaje kumereza amakuru, arambwira ati ahangaha turi Bibwe na Nyange. Igitangaza nuko FARDC yigamba ko yakuyemo 23 muri bino bice, ariko M23 akaba ariyo ibirimo. M23 nayo ivuga ko muri Bashari Mokoto mu bice FARDC yakoreshejemo indege bari gufatanya na Croix Rouge ya Congo mu gikorwa cyo kubika imibiri yishwe na Kinshasa, ndetse bamwe muri banyatura bakaba babajwe n'igikorwa Kinshasa yakoze iwabo mu baturage. Kumva ko ibyo bikorwa byavugwaga na FARDC bavuga yuko batsema 23 ibice ni ikinyoma. Tanongera mbisubiremo ko ari ikinyoma, ni ikinyoma cyambaye ubusa, kuko yaba muri kariya gace ka Hembe, iyo hepfo za Kitso, iyo hakurya za Kinyana aho bita kwa Banzayi no kwa ba 40, aho hose za Gasenyera, kuri uriya musozi wa Muzimu, nuvuga ngo niwo musozi ukiri kuberamo imirwano kugeza amagingo yangaya mu 23 n'ubundi ikomeje guhangana na APSLS, ndetse na bamwe bayobowe na General autoproclamé yitwa Kavumbi alias Pasteur. Afite n'ikindi gikoroseni bamwita ngo ni sinzi urukoroseni nye Kavumbi, ni mwiza kwibuka koroseni yiwe, ndaza n'ubundi kwibabwira. Aho ngaho bakomeje guhangana, ariko kira bice cya Nyange, Bibwe, Hembe, Kitso, ubwo buce bwose kugeza amagingo yangaya burakontororwa n'intare za Sarambwe ziyobowe na General Emmanuel Sultani Makenga. Aho intare za Sarambwe ziri zose, reka rero n'ubundi mbonereho n'umwanya wo kuzisuhuza babwira ati mukomeza akazi ko kurengera abaturage, kandi abaturage aho bari hose babari inyuma. Ni muri territoire ya Rucuro, ni muri groupement ya Bukombo, localité Mako Marehe, ndetse no muri village ya Katreve. Hano bita kuri Katreve abantu barahazi, abajya kugura ibishyimbo barahazi. N'abarwanyi ba FDLR badutse barasana na 23 ubwo baturutse muri parike ya Virunga, ni ku ruhande rwerekera muri groupement Mutanda ndetse na groupement Gihondo, baza guhura na 23 yani muri patrouille. Isasu riraturika bikaze, ndetse FDLR 3 zirapfa, donc zirapfa zasiga ubuzima. Umwe mu bakadre ba 23 araswa mu nda, ahita yihutishirizwa muri hopitale, ndabona ko ari Kicanga, hopitale ya Kicanga. Hopitale ya Kicanga ho yajyanwe, ariko ngo ni ibintu naje gukurikirana nsanga ko ari agasasu kamusharuye, ariko urukumva ko kugira ngo abarwanyi 3 ba FDLR babashe kuhasiga ubuzima byari ibintu bikaze. Baje kugwa muri patrouille cyangwa baza kugwa muri ambuscade y'intare za Sarambwe muri iriya groupement. Reka twigira muri territoire ya Mwenga, ni muri Sud Kivu. Wenda turaza turebera hamwe na hariya muri za Minembwe. Muri Minembwe naho hari ibihavugwa, n'ubundi ibyo bihavugwa nabyo turaza ngo tubirebere hamwe kubijyanye n'abasirikari bayobowe ni General Kamama, nabo baguye mu yindi ambuscade intare za Sarambwe na twirwaneho babashije kubanetraliza s'il-vous-plaît. Ni muri territoire ya Mwenga, ni muri village ya Muku. Wazalendo bongeye kugaruka kwataka 23 wera saa 11 z'igitondo, ariko 23 yagerageje ibishoboka byose ibasubiza inyuma gato. Ntabwo abashubije inyuma cyane ku buryo twavuga ngo harimo ibirometero bigera nko muri 5,
kuko ibavana hariya muri santere ya Muku, kuva aho yabasubirije inyuma harimo ibirometero bike bitari ibirometero byinshi, ibirometero bike, ibirometero hagati y'ibirometero 2 n'ibirometero 3. urumva ko yabavanye nko muri santere gusa. Ariko noneho bariya ba mayimayi, za mayimayi cyangwa izo za wazalendo, bagiye bibye abaturage, batwara za matera, batwara amasafuriya, batwara ibikombe, batwara amasuka, batwara imihoro, bamwe bibye n'amakara, baza kubyikoreza abaturage. Abaturage bumva umuturage we yafashwe aba ari victime, aho bamujyanye nihajya, barabyikorera baza kugaruka, ariko baza gutuma abo baturage barababwira ati mugende mutubwirire izo nyenzi, ati turaje. Umva ni ya magambo n'ubundi bakoreshaga ngo mwende mwambie bale Banyarwanda zile nkotanyi zile nyenzi ase tunatarudia. Urumva amagambo bakoreshaga, kuko urabizi ko muri 23 harimo abana bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nubwo harimo abenshi bavuga igiswahili n'amaringara n'ubundi kugeza magingo yangaya, ariko bariya bo babafata nk'abandi bantu. Nuko ngo 23 irara muri santere ya Muku yicaye iri Menge. Hari andi makuru aturukaga mu binyamakuru bishyigikiye leta ya Kinshasa, byavugaga ko Muku iri mu maboko ya Wazalendo na FARDC. Ukuri nyakuri reka mu gukure kw'Intare official nuko Muku kugeza magingo yangaya irimo intare za Sarambwe. Reka nshimire n'abakamandazi bari hariya n'ubundi, ariko reka mboneho gusuhuza Afande Gakufi, Colonel Kamanzi n'abandi bose bari muri operation hariya muri Minembwe, ubona yuko bari gufatanya na Twirwaneho. Generali Charles Sematama, abo bose nabo bari kumwe. Reka mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza, kandi nasuhuze Colonel Kanyamibwa ahari hariya ushinzwe training z'icyama. Rero ndaje noneho, urumva ko amakuru nyababwiye mu buryo nyabwo, nyababwira ntaho mbogamye, ariko ndaje ngo turebere hamwe noneho muri kariya gace ka Pinga Bushimo na Pinga Nkatsa. Nukuvuga ngo igisirikare cya FARDC Wazalendo bamaze kwakura abasirikari benshi, bongera kubasubiza inyuma hejuru yo gutinya renforcement ya 23 yamaze kugera hariya muri Mpeti, Minzenze, abandi bakaba ari hariya za Karembe. Uri kumva ko nabo bakomeje kwitinya no kugira ubwoba, bavuga bati izi ntare za Sarambwe ko zikomeje kuza zikazana n'ibikoresho, ubu ngubu ibi byo turabyakira gute? Ukabona ko bari bahamagaje n'ubundi helikopteri iriya Sokoyi ngo ize kubombarda muri kiriya gice cya za Minzenze Mpeti, ariko baza gusanga radari ikomeye ya 23 yaramaze kuba tayari, ku buryo bashobora kubihageza rwose. Guverinoma ya Kinshasa igahura n'ibibazo, baza guhitamo kubijyana muri kiriya gice navuga kidafite control ijyanye n'ibya satellite. Donc baje bameze nk'abiyibye, anariyo mpamvu baje n'ubundi bageze hariya muri Bashari Mokoto bahasuka ibisasu. N'ubwo mu nkengero za Pinga, rero mu nkengero za Pinga 23 iri hafi ya Pinga, ku buryo ubona ko isaha ku isaha n'ubundi ishobora kubinjirana ikamanuka ikagenda Pinga, ukumva ko Pinga ibaye tombe. Pinga ishobora kuba tombe umunota muke rwose, Pinga ishobora kuba tombe mu buryo bwuzuye. Reka turebere hariya muri, sinzi ko Uvira tuhavuga, ariko reka manze nababwira, kuko hari abantu benshi nabonaga kuri comment banyandikira ati Bemba bimeze gute kutaduhereza amakuru ya Uvira, eske Uvira irabatombe? Reka manze nabwira abantu, ngiye mahereza example ku byabaye mu mujyi wa Goma. Intare za Sarambwe zageze hariya muri Nyiragongo, zigera hariya za Sake bita kwa Madimba, bafunguriya muhanda uva Minova, Ishasha, Kiroci, Sake, barawufunga. Bafata umuhanda uva Mushaki umanuka Sake, bafata umuhanda uva Kirorirwe Gihoruhonga, barawufata. Barangije nibuka ko Afande Baudouin Ngaruye, General Baudouin Ngaruye yaje yinjira muri parike na force,
iyindi force ica, ndibuka ko uwitwa Kone Rapide, ni Rapide n'ubundi ufite crossen ya ufite crossen ya Rapide afite crossen ngiye kumwitiranya na W3 India, afite crossen ya Ekotangu, araza nawe afata Kibumba, araza arenga kuri 3 antenne. Umujyi wa Goma umara hafi imyaka 2 n'igice utari wafatwa. Sinzi rero amezi 7 niho yashira umujyi wa Uvira uri encerclé n'intare za Sarambwe na Twirwaneho. Mwabanje mukarindira amarembo yose agafungwa, ubundi bakabasigira umupaka wa za Kavimvira uri kwinjira mu Burundi, bakabasigira iriya lake Tanganyika, ubundi mama kena gatatu ikamanuka ikifatira za Baraka, ikabafungira communication uva Fizi uza Baraka, none Fizi Baraka, bakaza bagafata hagati ya Uvira na Baraka. None tukareba aho ramforo yabizaturuka, kuko hejuru muri ho plateau no muri chaîne de montagne ya Mitumba intare za Sarambwe nizo zirimo, ubona ko bari muri 35 km. Tunibuke ko mu mujyi wa Goma hariya kwa Madimba hahoraga haraswa buri munsi, yari naho muri 33 km uvuye 33 km ni nyinshi no, uvuye mu mujyi wa Sake harimo ibirometero 4. Wava mu mujyi wa Goma uvuye hano wenda dufata hano ku Chevale kugera aho mama hina gatatu yari harimo mu 30 km. None wazamuka kuri kwerekera ruguru yari muri plaine ya nani, muri plaine ya Nyiragongo, mu kiba cya Nyiragongo, ukabona ko yari iri muri 40 à 50 km uri kuva donc kugira ngo ugere mu mujyi wa Goma. Mu gihe noneho uvuye hariya muri plaine de Rusizi za Gatogota uri kwerekera za Sange harimo 75 km uvaho intare za Sarambwe ziri kugera Uvira. Habaye mwitondesheje Uvira. Gusa ikintu kibabaje cyane ni biriya bikorwa biri gukorerwa abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bakomeje gutabarizwa uko bo ntibatabaza bahita noneho babanira. Wabonye ko na benshi bafunzwe, amazu arenga 18 aratwikwa y'Abanyamurenge, abandi barafatwa bari bageze mu 100, bose bagiye bigura bagatanga amafaranga kugira ngo babashe kurekurwa. Bisaba kugira ngo intare za Sarambwe na Twirwaneho bakore ibishoboka byose barebe yuko bajya kurenganura bari abaturage bari hariya hehe muri Uvira, bari muri Uvira, barebe yuko barenganurwa. Donc uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda yishyire yizane, hazakomeze kugira iri vangura rigende rishire, kuko ubona ko anariyo ya genocide n'ubundi yo zanteramwe zatangiye muri 94 zikaba zarayikomeje na buno zikomeje guhiga abandi bose bo muri bwa bwoko bashaka bakabakurikirana muri Kongo. Murabizi ibyo bagiye bakora n'ubu ngubu bagikomeza kubikora. Urabona yuko noneho na guverinoma Kinshasa yamaze kubatiza umurindi, ari kubikora noneho ku mugaragaro. Hari abantu benshi banyandikiye bambwira kuri pasi zabaye ejo bundi igihe mama 23 ipasingisha abakomando 7437 bavuga bati bari abantu nabonye ko naba Sylvain Kenge umuvugizi w'igisirikare cya Kongo yaje kubitangaza avuga ati bari anabacu. Patrick Muyaya nawe hari ibyo yavuzemo, ubona ko guverinoma ya Kongo yaje gukorora cyane, iranavugishwa hejuru ya pass out yabaye kuri bara abasirikare babaga muri harababaga muri Majiyere Garde Republique, hari abakomando bari abahibu, hari abo bita ngo naba Musheku, hari abo bita ngo ni Satande, hari nabo bita ngo ni bari bafite ubwoko bwinshi. Urareba bagiye babategura n'amanuza ngo Katripolare 1 Katripolare 2, bakayenda bategura ibintu bya operation. Ni nako banagiraga n'amazina n'ubundi bagundaga kwita bariya basirikare abo bajyaga bapasinga, ariko ukabona ko bafashwe matekwa n'intare za Sarambwe. Hari umuntu umwe yanyandikiye arambwira ati dukurikiranye Sylvain Kenge yavuze ngo bariya basirikare bagiye muri 23 batabishaka. Ikanange nkubwiza ukuri bafashwe matekwa kandi bari bamaje kurwana, babona ko batsinzwe. Ingabo zatsinzwe iyo zijyanye ku rugamba wamaze kuzirekipera zirarwana kurusha n'izari ziri ku rugamba. Kamikubwireho bagiye bahiga bavuga ati President Tshisekedi Chilombo ibyo dukoreye nta mu president wakagombye gukora biriya. Uri kumva ko bajyanye umujinya kuri we, anariwe bagomba kugaruka. Bavuze ati twebwe igihe tuzaba tugarukiye ibyo tuzakora azatubona. Bari aba Patrick Muyaya ba Sylvain Kenge
bo ibyo bavuga babivuga kugira ngo bakomeze kubatira, kubakajora, kubakaresa, kugira ngo barebe ko bakongera kugaruka, noneho bakongera gufata umututu wanageuka wanapiga M23. Ariko ibyo ngibyo ntabwo byashoboka. Yatangiye avuga ati umushahara wanyu uracyahari, ati turacyabakonsidera nk'ingabo za Kongo. Patrick Muyaya, nuko utumva ururimi ndi gukoresha. Igisirikare kiri Uvira uretse abo mwashyize muri kasho bageze muri 370, mukavuga ko mugiye kubongera umushahara, mwarahongeye? Igisubizo ni negative, ni hoya. Bano bari Butembo Beni bahora mu myigaragambyo, yaba police, yaba infanteri, yaba abaveve, imfubyi n'abapfakazi babo buri munsi. Ndibuka ko na guverineri w'intara ya Ituri yaje kubivuga, aravuga ati abasirikari ba Kongo mu minsi 2 baryamo rimwe. Sinzi ko uzajya kujyana umusirikare urya mu minsi 2 rimwe, ugiye kumujyana ku rugamba ajye guhangana n'uwariye akanywa amata akarya akawunga akabona n'impungure, biragoranye. Bano baveve abapfakazi b'abasirikare banyu baguye ku rugamba, uburyo mubitayeho murabibona. Abari Kisangani, abari Warikare barirwa bari kurira imishahara, bangana ute ku buryo muvuga ko bariya bamaze kurangiza training ya M23 aribo muzaha umushahara, mu gihe nabo mufite mwananiwe kubahemba? Uwinjiji rero yagendera muri ibyo ngibyo akavuga ati ugenda noneho ntabyo kuba ati ngo bazagufata uzabaye nka desata, ni ukukora imizisasu. Ikindi kizabaho buretse kuvuga ati uri desata, ntimwishinga ibyo guverinoma Kinshasa n'ubundi ikomeza kubeshya, ahubwo mugendere mukuri, murebe aho ibyiza biri. N'ubundi ibyiza nta handi biri buretse muri M23. ntibababeshye. Hari undi bavuze ati ngo igisirikare cya M23 ngo ni cy'abavolontaire, ngo ntibahembwa. Uwo nawe n'uwabivugaga ari Kinshasa. Bafite objectif runaka. Abenshi bagiye bata n'imishahara rega, barahembwaga, bari muri za diaspora, ariko kurwanira kugira ngo bagire iwabo bemera guta umushahara. Baravuga ati ngo turaje. Ese General Emmanuel Sultani Makenga ntiyari afite secteur yari ayobowe? Bazimurinda se, ba Bodwe n'abandi ntibari bafite amaposte akomeye mu gisirikare cya FARDC? Abari gutaza ministeri si Kinshasa bakaza, ntibari bafite ministeri bari bayobowe? Ni ukuvuga ngo muri liberation yumaze gucengerwa n'amateka yo kuba umuriberateri, ibijyanye n'amafaranga ubita ku ruhande, ahubwo ugatekereza inyungu ziri imbere. Numara nk'umurevolutionnaire, umuriberateri nk'umurevolutionnaire, numara kugera kuri revolution ukabara ngo icyo naharaniraga kizabyara iki, umuryango wanjye uzunguka. Ubu se reka manze nabaha urundi rugero. General Rukunda alias Makanika yarabivuze, aravuga ati ngo tuzapfa kugira ngo abandi babeho. Nawe yarabiharaniye, n'ubundi ni intwari, ariko yarapfuye kugira ngo abandi bagire ute babeho. Tuzapfa kugira ngo abandi babeho. Kumva yuko nk'umuriberateri, nk'umurevolutionnaire ushobora gutanga ubuzima ugapfa, ariko umuryango wawe ukabaho. Ubupfuye kigabo, ubupfuye nk'intwari, ntago ubupfuye kiginga, ntago ubupfuye gishenzi, ubupfuye kigabo. Ukemera gutanga ubuzima bwawe, ugapfira umuryango wawe, ugapfira barumuna bawe, ugapfira bakuru bawe, ugapfira abashiki bawe, ugapfira abasaza bawe. Icyo nicyo gisobanura kuba umuntu, nicyo gisobanuro cy'umuntu nyamuntu. Ntabwo umuntu nyamuntu ari uwo gupfirwa, ahubwo ni uwo gupfira, sibyo? Ukemera kwitanga, ukemera gucika akaguru, ukemera gucika amaboko, ukemera gutakaza, ukabura byose, ukaba wanata umutwe, ukagira trouble mentale, ariko abari inyuma yawe. Donc nicyo bita kubyara, nicyo bita kuvukira mu muryango, ukigisha n'abandi uburyo bagomba kubaho, bakabaho mu muryango nyamuryango, ukitanga.
ukitanga. Ntabwo bariya bose bagiye guhaguruka ngo turitanze kugira ngo bazajye ku exploiter amabuye y'agaciro, ahubwo ni ukugira ngo uburenganzira bwabuze, uburenganzira batigeze bahabwa na guverinoma ya Kinshasa na guverinoma zagiye zisimburana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwo burenganzira bwongere bugire ute, bwongere bubeho, bwongere bugaruke. Bakunzi b'Intare Official rero, ndamya ko turi hamwe kandi nditegura muri no minsi n'ubundi gutangira amatu, nzenguruka ku mirongo y'urugamba, ngenda buri hantu mbabwira ati hano byagenze gute, nk'uko murabizi ndabikora. Gera hano byagenze gute, hano muri Bashari Mokoto ikibombe kiri kuvugira hariya hepfo muri za Rukweti bimeze gutya na gutya, nkaza nkagera hariya za Nyabyondo, nkamanuka nkagera hepfo za Kasheberi, nkamanuka za Mingazi, nkahagera nkababwira ati kuri uriya musozi nuriya, nkajya hariya muri za Mwenga, nkajya hariya za Mpeti. Ni ukuvuga ngo buno aho ibintu bigiye gukomerera, n'ubundi ko nababwira ko intare za Saramwe zigiye kwavansa, ndahamya ko nzaba mu bambere bazinjira Uvira, nzaba mu bambere mu bazajya Warikare, nzaba mu bambere mu bazajya aho imirongo y'urugamba hose ruzaba ruhanganiye. Reka icyo nabifuriza n'ubundi ni ukomeza kudukurikirana, gukora subscribe ku batari bayikora, mugakora sharing, ubundi amakuru y'Intare Official akabageraho ku gihe. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.